urukundo ni ikintu cyo kubahwa, aho rimwe na rimwe usanga barurimo hari amakosa amwe n'amwe bagenda bakora, rimwe na rimwe hakaba hari n'ibintu bagenda bakora bikaba byica urukundo. Uyu munsi rero tugiye kubereka ibintu byica urukundo. Rimwe na rimwe hari abantu usanga bari mu rukundo ariko ugasanga amakosa cyangwa se ibimenyetso bagenda berekana, ibyo bimenyetso bishobora kwica urukundo. Wakibaza uti ese ibyo bimenyetso ni ibihe? Wowe nta kindi usabwa usibye gukanda subscribe, like, share ndetse ukanibuka gukanda hasi muri comment ugatanga igitekerezo ku byo twazabagezaho. Nawe nge mugiye kubana nitwa Aime. Ikintu cya mbere rero gishobora kwica urukundo ni ukurutisha umukunzi wawe abandi. Rimwe na rimwe hari igihe usanga uba ufite nk'inshuti zawe, igihe uri kumwe n'umukunzi wawe ukaba wazivugisha kuri telefone, si no kuvuga umukunzi wawe gusa ndetse no byarenze kuba umukunzi ahubwo akaba umugore wawe cyangwa se umugabo wawe. Igihe cyose umurutisha inshuti zawe, uri umugabo ufite inshuti z'abagabo, rimwe na rimwe ugiye mu kabari urayemo, ntubwiye n'umudamu wawe umubwira uti wenda nagiye ahangaha. Rimwe na rimwe umudamu wawe umwe mu mwanya ukawuha izo inshuti zawe, kandi izo inshuti zawe ntimuhorana. Rero rimwe na rimwe umudamu wawe yabona utamwitaho, rimwe na rimwe nyine aragiye gukeneye ntakubona, aho ngaho bituma urukundo yaragufitiye rugabanyuka, ndetse na rwa rukundo yaragufitiye mbese azi ngo urukundo uzamwereka mbese nibwo muzahoramo, cyangwa se rwamwerekaga mugikundana nibwo uzahoramo, ugasanga urwo rugo rwanyu ruhise ruba urugo rw'urwango cyangwa se urugo rwo gukekana. Aho ngaho birangiza cyane. Rero igihe cyose urutisha umukunzi wawe abandi bishobora gutuma urukundo rwanyu rupfa. Si no kuvuga wenda ngo ni ukurutisha inshuti zawe abandi, rimwe na rimwe ugasanga haje nk'undi mugabo w'inshuti wenda y'umuryango, ugasanga umugore niwe ari kwitaho cyane kukurusha. Aho ngaho nawe nzi ko bikubabaza, urukundo rwanyu rukaba rwagenda pole pole. Ikintu cya kabiri cyangiza urukundo cyangwa se cyica urukundo ni ukubeshya umukunzi wawe. Rimwe na rimwe hari igihe usanga abantu bakundana babeshyana, ugasanga umukobwa abeshya umusore ngo wenda nagiye gusurira inshuti zanjye, kandi umukobwa yaragiye kwisurira abandi bantu, inshuti ze, abasore ndetse n'abandi. Cyangwa se ugasanga umukobwa abeshya umuhungu ibintu bigiye bitandukanye, amubeshya ngo ararwaye atarwaye, amubeshya ngo akeneye imyenda cyangwa se akeneye ibindi bintu runaka, kandi umukobwa atabikeneye ari ukugira ngo agire icyo akura kuri uwo musore. Rero igihe cyose umusore akuvumba yamenye ko umubeshya, aho ngaho urukundo rwanyu ruhita rupfa kandi nta garuriro. Rero ibintu byo kubeshya mu rukundo ushatse wabigabanya kuko byica urukundo. Ikintu cya gatatu cyica urukundo ni ukutaganira ku bibazo mufitanye. Rimwe na rimwe hari gusanga mu rukundo umuntu agira amakosa, yego ntawe utagira amakosa, ariko hari igihe usanga umuntu agira amakosa ariko ugasanga ntashaka no kuyaganiraho. Ugasanga nk'umugabo yakoze ikosa cyangwa se umusore yakoze ikosa ku mukobwa bakundana, ariko ugasanga umusore nawe warakaye kandi anariwe wakoze ikosa. Rero aho ngaho ibyo ngibyo byica urukundo, kuko umukobwa ashobora kubona ko udashobotse, urakora ikosa, ntushaka ko umuntu ariganiraho wenda ngo umubwire uti sinzongera, cyangwa se uvuge impamvu yatumye ukora iryo kosa, ahubwo ugashaka kurakarira uwo wakoreye iryo kosa. Ibyo ngibyo byica urukundo, kuko abona ko nta rukundo nawe ugira se, cyangwa se nta mutima wo kwihana ufite, akabona ko urugo rwanyu muramutse munashakanye cyangwa se igihe mushakanye, agahita abona urugo rwanyu ruteye impungenge, abona ko ntaho rwagera bitewe no kutaganira ku bibazo mufite. Ikintu cya kane gishobora gutuma urukundo rwanyu rusenyuka cyangwa se ikintu cyica urukundo ni ugufuha cyane. Yego gufuha nibyo, ariko hari ugufuha ukarenza urugero, ugasanga ni urugero nk'umugabo wawe ahagararanye n'abandi bantu bakorana mu kazi badahuje igitsina nyine b'abagore, ugasanga birakubabaje, ukavuga uti buriya wari uri kunca inyuma, wari uri kubatereta, ibiki byinshi. Ugasanga igihe uvugana n'abantu bo ku kazi mudahuje igitsina, ugasanga umukunzi wawe yarakaye ngo uri kunca inyuma, ngo uri kwanga ibintu byerekeranye n'ibyo. Ibyo ngibyo nabyo byangiza urukundo, kuko umuntu ugufuhira cyane rimwe na rimwe hari igihe nawe uba usanga aguca inyuma, cyangwa se ugasanga ibyo akora ari kwanga ko wowe wabikora. Rero igihe cyose afuha cyane cyangwa se igihe ufuha cyane, menya ko urukundo rwanyu ruri mu marembera.
Ikintu cya gatanu cyica urukundo ni ukwima umwanya umukunzi wawe. Umwanya ni ikintu gihambaye cyane, aho igihe cyose uhaye umuntu umwanya wawe, aho ngaho uba umuhaye byose, kuko igihe cyose wamuhaye umwanya bituma abona ko umukunzi wawe mukundana, cyangwa se abona ko nyine wamuhaye byose byawe. Rero igihe cyose ataguha umwanya, muravuganye ngo burika ndaje nguhamagare, mbese ushatse kumuvugisha ugasanga nyine wari kukwereka ko ari busy, aho ngaho ushatse wamugendera gake. Rero ibi bintu byica urukundo. Kwima umwanya umukunzi wawe ni kimwe cyangwa se ni rumwe mu rufunguzo rwangiza umubano wanyu igihe mukundana. Ikintu cya gatandatu kizatuma cyangwa se kizica urukundo rwanyu ni ukwikunda cyane. Ugasanga wenda ni nk'umugabo yakoreye amafaranga, wenda yakoreye nk'ibihumbi 100, ahaye umugore we ibihumbi 20 ngo nayo guhahisha, andi umugabo agahita yajyana, umugore ntanamenye irengero ryayo. Rimwe na ugasanga umugabo wenda yagiye kuyanywera, yagiye kuguriramo inshuti ze, ariko ugasanga amafaranga ntacyo yamariye umuryango. Rero icyo gihe uba wikunze, cyangwa se ukagenda ukagura imyenda yawe gusa, ntibuke kugurira abana cyangwa se kugurira umudamu wawe. Ndetse no mu rukundo si n'ibyo gusa, ukifuza ko nyine icyo ukeneye cyose bakigukorera, ariko wowe utagize icyo ukora. Aho ngaho ibyo bintu byica urukundo, kwikunda cyane. Ikintu cya 7 kizakwicira urukundo ni ukwigira umuntu utagira ikosa, ahubwo ukagereka amakosa yawe ku mukunzi wawe cyangwa se ku bandi bantu. Si no mu rukundo gusa, n'abandi bantu. Wenda wibye cyangwa se wakoze ikindi kintu ugashaka kugereka ku bandi, wowe ukikuraho amakosa. Ibyo ngibyo bishobora kwica urukundo rwanyu n'igihe mukundana. Ugasanga mu muryango wanyu nyine, ugasanga niba ukoze nk'ikosa uri kurishyira ku wundi, uri kubeshyera umwana ngo niwe wabikoze iki n'iki, ariko ugasanga nturi kwemera ikosa ngo wenda uvuge ni njye wabikoze, aho ugashaka kubyikuraho. N'igihe umuntu abiguhamije ukaba wanamwirukankaho umubwira uti wibeshye, aho ngaho byica urukundo cyane, kuko igihe akuvumba ahita abona ko uri umuntu utari serious. Ikintu cya 8 kica urukundo cyane ni ukwiyandarika. Rimwe na rimwe hari gusanga nk'umukunzi wawe yambara imyenda y'impenure, anywa inzoga cyane, agasinduka akagenda mu muhanda, bose bazi ko ari umusinzi. Aho ngaho byangiza urukundo rwanyu ndetse rukaba rwanabyica, kuko igihe cyose mukundana ukabona ari kwiyandarika, ntiwakwemera gukundana n'umuntu ubona wiyandarika. Usanga ni wa muntu ugenda amapantaro wana yayujujemo umwanda, wana yayinyayeho, buri kimwe cyose nyine kibi ku mubiri we byose byamubayeho. Ubu ngubu aba yiyandaritse. Cyangwa se wa muntu ugenda ajya mu bagore bose agenda basambanya, ubu ngubu aba yiyandarika. Ibyo bintu rero yamenye ko umukunzi wawe yamenye ko ibyo bintu bikora, nawe nyine ahita kwanga. Ikintu cyagenda cyica urukundo ni ukugira inshuti mbi. Inshuti mbi akenshi na kenshi usanga ingo mbi zinariho byaratewe n'inshuti mbi. Ugasanga nk'umugabo wawe agendana n'inshuti zikunze kunywa inzoga cyane. Rero izo nshuti ugasanga zanduje n'umugabo wawe kunywa inzoga niba atanazinywaga, ugasanga zamwijije mu ngeso zo kujya kugura indaya kandi ataziguraga, bitewe n'uko nyine izo nshuti ze abona ko nabo mbese zibikora, ntakavugutereka mbikore kuko nabo bazibikora ntacyo babaye. Si n'ibyo gusa, ugasanga nyine umugabo yize imico mibi kuri izo nshuti ze, nko kudahaha cyangwa se ibindi bintu runaka, cyangwa ugasanga aza ari kugukubita kandi ntacyo wakoze, ari izo nshuti ze zamwoheje. Igihe cyose ufite umugabo ugasanga iyi mico arayifite, ndetse n'umugore cyangwa se umukunzi wawe ugasanga ibi byose arabifite, menya ko urukundo rwanyu ruri hafi gupfa. Si n'ibyo gusa, si ukuvuga ngo ni ibi byose, ahubwo kimwe muri ibi gishobora gutuma urugo rusenyuka. Ubishatse wabigabanya niba nawe wabikoraga, kuko gushwana n'umugore wawe cyangwa se n'umugabo wawe cyangwa se n'umukunzi wawe, ibyo ngibyo bishobora gutuma urukundo rwanyu rwangirika ndetse n'urugo rwanyu rukaba rwangirika. Uyu munsi nibyo nabateguriye mbabwira byinshi, mbereka ibintu bishobora kukwicira urukundo. Njye mwabanye nitwa Aime, iyi yitwa Aime Heart.
kandi nkushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byinshi tubagezaho kandi dore ko turi kubategurira byinshi byiza. Murakoze cyane.